Ubwo nyine utarigeze ukora subscribe kuri Trend Nova TV byaba ari igihombo gikomeye, ariko iyumvira no makuru abantu bahora biyumvira amakuru ari updated, amakuru ari updated jya wumva ko kana, ariko ubundi nawe tumenye icyo gukora. Nitwa Kim. Hari byinshi biri kuvugwa muri show business hano mu Rwanda, myidagaduro, ariko reka nkunyuriremo. Murabizi ko twabatangarije by'umwihariko kuri Trend Nova TV, niyo mpamvu abawenga benshi babazi update, babazi bigezweho. Iyo ka Feromiyana indirimbo yamaze kongerwamo the bank, byamaze kuba inkuru rwose isanzwe, ni ibintu byamenyekanye, ndetse bamaze no gushyira agace kayo hanze keza. Ariko abantu ntibajye babura gukasa, bahise bavuga yuko rwose indirimbo harimo amagambo bibye umwe mu bahanzi basanzwe baririmba hano mu Rwanda, Yago. Ibi rero bakibivuga nta kindi bano bahanzi bakoze, bavuze bati twe turi abantu banini, turi abantu bagari, nago turi abantu bo kwiba indirimbo. Bahita bagaragaza amashusho Kevin Kade, timu ye, nuvuga ngo Kevin Kade na timu ye, Eazy na timu ye, The Ben na timu ye, bari kumwe na Yago. Yago ari kubacurangira kuri ino ndirimbo, kwakeka k'indirimbo bashyize hanze, bari kumvisha abanyarwanda bagaragaza ko ari fair, nta kibazo gihari kabisa, bona Yago ari ibintu baziranyeho. Ibi rero no gushyira umucyo hanze, ni indirimbo izaba ari Big Bang, byane bavuga ngo ni Big Bang of City. Yandirimbo iza nyine ariyo gutwika, nuvuga ngo ni indirimbo isohotse mu bihe byiza. Ubundi abahanga bavuga yuko music hano mu Rwanda mu ntangiriro za Gicurasi cyangwa se muri Gicurasi nyirizina, iyo usohoye indirimbo ikamenyekana igakundwa, iyo niyo ndirimbo yitwa indirimbo ya sama. Ahanini niyo ifatwa nk'indirimbo ya sama, kuko itangira gake gake yinjira mu banyarwanda, mu matwi y'abanyarwanda mu kwezi kwa gatanu, ukwa gatandatu ikatangira nko kwaka, igakundwa, igahararwa no kwa karindwi already ikabifashe sama, ikaba indirimbo ya sama. Ibya bihembo rero bijya bitangwa rimwe na rimwe n'igihe usanga ino ndirimbo ibyegukanye. Niyo mpamvu usanga abahanzi muri ino minsi batangiye bapfupfunyuka basohora indirimbo, wibaza se bari hehe, se byari bimeze bite, abari babitsa amabanga bagenda basohora. Niyo mpamvu hari n'abahanzi bashyashya bari gusohora indirimbo nshyashya bagiye batandukanye. Yes, nuko bimeze rero kuri ku ndirimbo ya Feromiyana, ngira ngo mwabonye n'agace kayo. Minsi iri imbere iraza kujya hanze audio na video, updated hano kuri Trend Nova TV. Ngiye Kim ndabibemereye ko rwose nzahita mbamenyesha uko bimeze. Nuko icyambere nakubwiye nuko amakuru mfite nuko video na audio y'ino ndirimbo byose byamaze gukorwa, ikisigaye no gutereka hanze umuzigo. Reka tuve kwa The Ben, ariko se n'ubundi turacyari kwa The Ben exactly. Uyu muhanzi n'ubundi ku tariki ya 17 Gicurasi, tariki ya 17 Gicurasi n'umwaka wa 2025 afite igitaramo cya Danje muri Kampala. The Ben Taiga nahagarara kabisa. Igitaramo cya Danje, kandi iki amakuru mfite nuko ari no kumurika album ye Plain Love indi ni album ye yaherutse n'ubundi kumurikira mu Rwanda, kwiyumvisha abanyarwanda, aje no kujya kwiyumvisha abanya Uganda. Nagiye nkurura amakuru rero kugira ngo nkumenyere hundi ubuse, kugira ngo niba waranakoze subscribe ube ukakanda kwazogera kawe ukabuduflowinga, ujye umenya ngo ibintu nabikoze ndi mu nyungu koko. Numva amakuru acukumbuye, umva ukuntu bimeze. Uyu mujama azaherekezwa n'ubundi na Element na Kevin Kade, bakoranye indirimbo n'ubundi murabizi. Abandi bantu bazamuherekeza barimo Symphony Band nk'abamucurangira n'ubundi, ndumva ariyo team bazaba bari kumwe kabisa na The Ben hari Kampala. Ikindi navuga nuko ibiciro byo kwinjira hari aho 150 by'amafaranga ya Uganda. UG francs azeba bita gute? N'amashilingi. Shilingi. Hari amafaranga man, hari ameza nabonye, ya meza kabisa ashobora kuba yiyubashye, n'ameza yo muri VIP, very important person. N'ameza
azaba ari kwishyurwa 800 by'amayuji byo muri shilingi by'amashilingi muri Uganda. Hari ni n'ahandi hantu kandi habanu table abantu 8 gusa zishyurwa miliyoni 3 z'amafaranga ya Uganda. Ibi rero nuko bimeze, abantu mwumva muri ready mwana baherekeza amafaranga y'amashilingi ntagaba ari amafaranga menshi cyane kabisa. Afashe mu manyarwanda yawe biba ari urusenda wagenda ukazirebera show y'abantu bajama no bantu b'abanyarwanda. By'umwihariko ariko ibintu nimukabikore nk'ahari ibintu by'ibitangaza, ahubwo ni no gushyigikira umuziki nyarwanda. By the way, ufashe urugendo ugaherekeza abantu bahanzi, no uburyo bwiza bwo gushyigikira umuziki nyarwanda, ukerekana abagande yuko natwe dukunda iby'iwacu kuyaho nabo babye barusheho kubikunda. Hano niba ntibabakunda twe turabakundira ikiyese no gufashanya niko bimeze. Reka tuve kwa The Ben by'umwihariko turebe ese hari umuhanzi witwa Yago. Uyu mutipe ibye byari byinshi, ibye byavuzwe ni byinshi kujya Uganda. Harimo n'abavuze ko rwose iminsi yamaze Uganda itamugendekeye neza financially, uburyo bw'amafaranga. Hari byinshi, hari amafaranga yinjizaga ariko si n'ibintu by'ibanga mu Rwanda. No mu jama n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi kuri YouTube yari umwe mu bantu nyine bakurikiranwa ibiganiro akora no mu Rwanda. Ibintu bigiye bitandukanye anyuza kuri YouTube channel ye yari afite hano mu Rwanda, bityo rero bigatuma nyine yinjiza amafaranga menshi ku buryo bwagaragariraga amaso kuri buri wese. Nyuma gufata umwanzuro wo kujya hanze rero kujya n'ibindi na bya bibazo byose bya ndege yarekarama byose, naga abantu bakomeje kumukurikirana cyane, by'umwihariko no kuri YouTube ngo barebe ibikorwa bye, barebe bimwe mu byo uploading, cyane ko atanakomeje ku uploading nk'ibisanzwe. Ibi rero bamwe bavuga ko bishobora kuba byanamushubije inyuma financially, ariko ni ubuzibye, ni buri muntu burya yimenyera ibye. Ntago nawe yakora ibintu abona ari mu gihombo, ntago ari we wakishimira guhomba kandi nawe no azi ubwenge. Yago rero arakimereye neza, ari mu munyenga nubwo ibyo bivugwa, araryoshye kabisa. Aherutse no gusura akarimbo kitwa Yellow agatura umukunzi we witwa Teta Krista. Teta Krista. Ibi rero byongeweho ikindi gikomeye nuko Yago abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yatangaje ko umukunzi we Teta Krista yibarutse umwana w'umuhungu rwose. Ibi rero Yago yavuze yuko rwose Krista yibarutse n'umwana ku itariki 5 Gicurasi n'ubundi nibwo Yago n'umukunzi we bibarutse umwana w'umuhungu. Nibwo rwose bari akaba ari n'umwana wa bucura. By the way, niwe mwana wa mbere Yago atabyaye. Nuko bimeze kuri Trend Nova TV. Turakomeza kujya tugenda tubamenya na update zibigezweho se mu myidagaduro n'ibiki biri kuvugwa. Turahabaye cyane, ariko sinagenda nababwiye yuko umwe mu bahanzi ba hano hirya hafanga muri Tanzania na wundi ni Mario muramuzi, ni umuhanzi w'umuhanga cyane. Indirimbo yakoranye na Blues Melody, ni umuhanga cyane. Album na The Band bakoranye indirimbo already, ni umwana kabisa. Ariko ikintu azwiho nuko ari umutipe ufite ama-dread kabisa meza, muryoheye, atuma asa neza. Ariko ubu ngubu byamaze guhindura isura. Mr Mario yakuyeho dread kubera intsinzwe ya Arsenal. Kipe ya Arsenal yo mu Bwongereza yatsinzwe umukino rwose wa kabiri wa ni umukino wa kabiri wa Champions League, kimwe cya kabiri washaka hatike yo kujya final. Uyu mujama rero Bahati, sorry, ntabwo ari Mario, ni Bahati. Yes, ni Bahati kabisa. Bahati yababajwe nuko rwose aba batipe batsinzwe ndetse ntibabashe no kugera kuri final ya Champions League. Ahita yogosha umusatsi we asigarana rwose agapara nk'uko abantu bakunda kubyita. Ibi rero
nuko biba bimeze, nuko biba byifashe mu bakunzi b'umupira hirya no hino. Ndabashimiye, nitwa Kemni Train Nova TV, mukomeze kuryoherwa.